Sinzi ndumva yakawunga yanteye mu nda. Yakawunga tware yanteye mu nda. Aho. Ndureba kandi urashaka kwakomeza se. Cyo ni ikinini cyo kumvura mu. Ndicaka kiranyishe ndagaca. Utangira kwekakesha icyaka ninjye waguze saa 4. Ubu ngubu ndagura sinwenda gura iki. Ntabwo ari wambwe ngo nawe ugomba gushaka icyo ku. Uwo mugore washabaga afite amafaranga none no kugaguha bibaga byoroshye. Uzinyira butarure kugira umukore n'igikoto c'icumi. Ayayay. Rero natashe namubwiye nti regiteri yapfuye. Ari muri CHK. None buri munyeshuri bagiye baramugutuma 300. Arambwira ngo ni ngo agiye guhamagara ku kigo ngo bamubwire. Ndamubwiye ni byore wikwigura hamagara nimbuganye imyegareke. Basugoreka nkubaze kandi usubiza. Ubwo wanywereye yanjye urumva udasha cicukura mu motora. Wanywereye yanjye. Wanywereye yanjye none urashaka kumbwa ngo urangenda nasibyo bibaho. Sikanze nanje aho nyindi ndagira mu rugo ntera imibare. Aho reka nkubwire. Wowe none nakubwiye. Reka nkubwire ikintu ugiye gukora. Koresha uko ushoboye kose. Umukure 3,000 ayo tuzanywera mu gitondo na ya nimugoro. Nanjye undi munsi ningeza uzi kanze ndamutanika ntabwo arazi. Reka wanamutunga. Ibintu batwandikiye turabikora byo. Rero kubambwe se ngo nubundi ngo ibintu by'imibare ngewe kandi uzi ikintu kitwicaga utaja kwishuri kuko abari abandi bana impamvu ngo babonaga za vurugudu bigaga buri munsi twagabanyije inzoga n'itabi ngewe itabi n'ubundi marike none rero tugenda ngo tutabikoze neza nkuko babiduhaye ko dutuma ababyeyi zeshabora niba gutuma umubyeyi baza bitesha ine iki imana nuwahe sinago twigana nicyo cyane cicaraga inyuma bitanya na yembwa havura umurato icarano sha umvase ubwo munsi tica yaje yahiye wa wundi w'imibare yatubwiye ati ubwo babana bamaze iminsi basiga ubwo nibagaruka kwiga azabakubita ubwo rero abaza buri munsi nibazimura abazaza azabakubita kuva na kera bare bakubitaga mwasi cyangwa nitwe baboneye shani twe biboneye oya rugiye baradukubitaga twasi none ikintu kinteraga gahinda kuntu njyaga inkoni ndo umusaza muri nyuma yanjye mwanazimbwa bacoca abanyuma mpamvu umuntu ayikoze bakapura umuhango museka nubwo ubonye kuntu none batunyatuye bigashinyikasha kandi cyane cyane wowe ijwi ryawe ngombwa ukatinya ukabona 10 ku 10 ntabona 0 wanyene yimbwa ndimo kumviriza ndashaka wabanye umudije aho ngaho cyangwa sisi mwene barajigiye kosha ubwo aragenda avuga ngo nababonye ngo vaho ngaho umvase vaho ngaho ndonkwere nsi barata gusi bababwiye nta kintu babahasi cyo kwigira mu rugo oya ikintu cy'inyuma kibaga kivuze umvase ibi bintu baduhaye ejo ubwo munsi si babibabajije babakosoye nyine urumva nabujuje bayanyana yewe promaso mufite cyo kukuza twe turi amadebe umva ubwo ubujiji bwandu yabuzira wanje turawe oya rubu umva ngomba gukora uko ushoboye kose tukazajya twicarana nimba wujuje ikindi 10 nujaje amakayi gawe ugomba kugandikaho bijiyobija gerekwa naganje nzagandikaho Ines tuzajya kugurira biscuit urumva ujaje urakora urankorera tubwire reka tureba aho ibi ni ikibanditse kuko urayicuritse nuko guko babifata bene kane ibikibanditse ahanga aha niri nakunda gukora wanyane yimbwa urwana mbonaga rutuzuye nza kabitubwira wowe uragira ngo tubwire mwa uteranyaho 2 ubundi musubize ha barasubizaho ikisi wanjye turawe oya ariko bi ni ibintu byoroshye none ni kangahe uno musaraba sovuze uyu musaraba iyi bisobanuye guteranya no guteranya none se oya
umugore wanje yarambwiye ngo nuguca inkoni gucamo inkoni udukoni gute ngewe bino biroro nafata ino rimwe sibyo harya wambwe hano kangahe kabiri gute ukaza ukagira hano kabara rimwe guteranyaho kabiri nyine mbese ubwo ingo sha wanjye tura fata muhinzi uteranya amacupa abiri ga mubimba urumva yaba ari ntuza n'ubundi byaba ari urabona ijage ngo nyine y'ugwagwa noneho iki amacupa birarya n'ibisiriti kuramo kabiri ubwo uracubukoni ubukoni 10 ufite abagore 10 karongoramo babiri oya ariko sibyo n'ibicu umwana byo gatandatu karindwi umunani icyenda 10 sha ndagaswe tona kabiri rimwe kabiri hasigare rimwe nyene si reka nkubaza birabatubwiraga abanyana y'imbwawe baratubwiraga ngo nukuvuga ngo muzindi ndimi ibyo wabivuga gute wani jani Chiwani ninde wamureza ubu chiwani ninde chiwani hano ni uyo mpanga nje nzayimena narakumenya uri mwene fere ko urabaje iginwe turaziranye zisingo wenda n'ibijobije ariko nje ntago ndi chiwani ntonge gutuka abantu soma muzindi ndimi teni minus 2 radio 10 ariko uzi ko ari byo manzi sari manzi nuko ni umunyamakuru nyine ukorayo imbasi zabwira ati cako nta byanditse ibyabikubaza kuko niko yahita gukubita ngo wari wigendeye aha duri muri ikiniri biki n'ibiki none uragaci wakamaye nkakajyana ko nzaka ntabwo wanditse ibyawe kuri se ntubizi ko bari banyirwa ubwo munsi mwiziki naje se ubwo munsi twize inuze igirish nako ikinyarwanda iki niki nta kindi twize ikinyarwanda ngo rero tukiziga ngo niba ari igirish so nturimbwa tubonye dutatse Nendo nshiriye ikayi wacana wewe uyiciye igihe uvuga ati iki kintu ubwo kimaze kikwika ari mara kinsubizeho umba uzabwira mwarimu ko wadusanze mu kabari ahago menye nzahita ngarandura ari umuntu w'inzoga muri twe urukumva mwagura umugisi somagaho kurumoye oya zabimbwa ntabwo zaba umugabo kasha umbase sumanutse guca cyane icupa kwa macibiri cya gikobwa cyenuza cyo uri mume umubwire ngo ni ba Mwarabu bari impanye umbase jani ikayi uzanyandikiremo ibyo mumaje kwiga byose kandi ubishireho n'ibisubizo nzagira ikintu nsoma singisobanukirwa agomaguru nzatanga songora wibuke ko ejo tuzicarana ikizamini tugifite ryari kwa mbere w'igitano uzandanira ibisubizo iki kibasare k'umuntu utoye turimo kubasobanuza ririya dure turimo gusobanuza ririya iki cyane kibonaga 10 ku 10 ejo bundi gihe tubona 0 cyabonye 10 ku 10 nanda kibazi ntisi iki ukayanjye nitaye nyankotse yaguhamba shamana kandi yinguru no munsi yajinguru no munsi Teregwa ndaza kumubeshya ko nayikubeke sibyo umbase jewe ndumva kugira kwa Nyarunyonga aradukopa icupa ariko ni uryigerekaho ni uri buryigerekaho ko ni sandu ninde wasengeje ubundi ninde waguze wenye n'imbwa mu gitondo nabwo ninjye ninjye si waguze umbase tuje kwa Karaveri yahogoroye wambwa akajya araduha urukoma rindagira je tiwa ira guze ko
Nyamukambwe, nyamuka wagira tukagenda kandi ho guhinga ari kare, dore izuba riri kwaka nabi rikakira no mu bwonko, ubwo rero tutagiye kare wasanga kajahe tukajahe 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 none se nyamuka niki kuko bisa n'imyambaro z'ishuri ubwo munsi ni kwa kangahe iki none se mwigaga no kuwa gatandatu ngo iki no kuwa gatandatu murigaga umunsi tutigaga nuguye ego bikira none kugira ngo tujane ndakubwiye ngo tuje guhinga mu kijagi niko dusigaye ino Sandrine waza mvuga nje nimba agamacho gamashi wancanyemo nimba ibyo dushaka dukurikiyemo ntacyo bikumariye ndaje kwiga none ujye kunsibya nzabibwa degiteri ujye kunsibya unjana mu murima waje uramba bari ushaka kunshusha mu mpanga nukubera iki nibwo umunsi turiga itambukireza turiga nubwo muri hanyuma sikankubaza kugira ngo mwige kuwa gatandatu byashizweho nani kugira ngo mwige kuwa gatandatu byashizweho ko turiga reka kuburambira ubuze nubwo umunsi turiga gahunda yashizweho nuko abantu ngo bagomba kwiga bakabavuye mu mwuka cyose nibi wenda hari njyari tutazigara ariko baravuze ngo hari igihe ngo haba gakonje nyine ni kuwa gatandatu muri weekend ngo muri weekend ntabwo bigaga maze rero mbabarira honyine kangerere ninsanga batariga ndagaruka mbabarira reka nza nkubwiye ndaze ntabwo ndasiba ishuri ndati gusaba akantu kamwe agaki mbabarira ukuramo imyenda z'ishuri ubwo munsi niba muriga nzagubazwe ngo ndi yanjye ibyo kunsibya si kubera ariko reka nkubaze nk'ubu sikutanatekereza utangiye kumbuza ishuri none nzaba minisitiri ntazaba meya ntazaba umukuru ntabwo ibyo byakubuza kuba mukuru rwose ariko mbabarira ubwo munsi muri weekend ibyo bariga ntahari birigana ibyo bariga ntahari birigana kwa nyamuka kwiri shuri warigize igikinisho kwiri shuri warigize ururisho nukubera iki ubu nimba abandi barasanga muri kwiga ubwo munsi tera wakwitandura buhoro mbasi umumaganita ndagurutse ngasi mpamagana abiri umutwe mutoya nkagurinda uruguma wa musaza we ngamijana ndakubwiye ngo tuje guhinga urabyemera ntubyemera vuga yego cangoye unje ndirirwa nani sinshaka hanje nyine ukenere kurya nta nubwo nkubwiye nawe nta munyeshuri nta nubwo nkubwiye nawe twagize amahirwe nje nawe turagasangiye tugaziranye turi kwiga uri kwiga kubwuko ari amahirwe gadusekeye ni Imana yabigiyemo none niba munaruhutse ngo ntiwaje kumfasha kira kibara koko nyamukambwe koko waje urambabarira koko amashuri ga nyamukambwe nzagafatisha amaboko abiri
umva mama iyo baheze hanze muraho mbere nyiranko wakamusha muhere ngo bana ukuri kw'Imana sha nanje mbaga nihugiyeho wakagira Imana we twagira ngo aricyo dupfa we oya nta kintu dupfa ubu kakabazo k'isambu niko tugipfa oya iki byarangiriye koko nukuri kw'Imana n'ijambo ry'Imana riravuga ngo haba ari abanyesabato ngo ntuzaje urarenga ngo izuba ntizaje rirarenga ngo ugifitiye umuntu umujinya nukuri kw'Imana ubu nakugira umujinya nyiramutsa koko ibyo se niki sibatigwa n'ababishatse babaga barabisize Mbese nubwo wawungirira ko ntaho wanshyira tuzindi mbere. Nanone. Komera rero. Icara. Cyangwa ushaka kujya mu nzu. Reka twicarire hano hanze hari akayaga. Ako nta kintu kirimo. Ariko nta kibazo. Hari icyo mubajije. Umunyeshuri byose bagiye abikukubasha. Ewe. Ahubwo ukoze hasi nyibutse buye. Nyamukari. Utangiye kunzita. Ako uretse nyina nkubwira do. Imana yo mwijuru ndayipepeye. Nanjye ndayishima. Ariko ubwo wabonye ukuntu Imana yaduterekeye amata ku ntebe ndanyira nko. Uretse ko mbanze nkubaza. Nawe gire warasigaye arya cyane wagereye ku ishuri. Yego. Ahubwo se hari ikintu akivuga noneho mu Kinyarwanda. Ntumbwira ko nakubwira ngo bode morning. Bode morning arabivuga. Ibintu byose arabivugaga noneho niyo turi munza abashaka kuvuga ibyo byongereza n'ibiswahili nibari ibiswahili twagera mu buriri akongera gasubiramo ngo byo ngo mwari gusubira n'ibyo bizi. Ntumbwira ko muzajya mutira n'akabariro mu gifaransa. Ngubwejo kuri ahubwo rimwe niguja najyana ariko sinyamukanguri mu biki ati arakana avuga ngo suwi ngo niba ari suwi harakana kuba gusubiramo guca Suwi. ngo suwi sinamenye ukuntu mbese ikintu abakubwira ngo hindukira. Yego rata agira gato Imana iratuzamuye rero bonje tutatekereza Suwi subire. Yego rata nje rero sinkabimenye noneho nanje nkajya mutera ubwo nkumva rero nyamukamba kurikirana iki kintu ubwo wasi ibintu tubibagarire ariko buriya ni nk'umurimo Imana yaduhaye ngo tuguhingire ariko reka nkubwire nubwo kwishyurira Mwarabu biri kungora arandusha pe anangora ariko namara kwiga ugira ngo nzamukira ambwira indimi ntumva akugora gasigusumbye ukuntu wiwanje ngoraga nje hakubitagamo n'ibyo busaza yageraho ati njewe atumpaye amafaranga makeya ariko nanje nkihanga ngo kwishura abagabo ariko rikaze nkubwire nyiranko waretse tukikose tukikokinga tukaje kubaza barimo impamvu abana abagabo bacu barirwaga n'umushinga yarangiza akababaza amafaranga gabagaragiki kuzikora ibyo abantu bose bigize udusambo bigize abateka mutwe koko barabafatirana kubera ko baje kwiga ari bakuru yego bakabacuma oya bamaze no kubimenya ko dufite umwishingizi yego ibyo nijyo shari ryazamo tuzikore tunahagere abavandimwe turya inama nk'abarya ibimbuto yabutaro aba bagabo nibamara kwiga waretse twe natwe tukazajya kwiga none sinyara ndabizi bazahita babona amafaranga reka nkubwire none turishinga ibyo kuja kwiga naba nanjye nzi no gusoma nagaruke mu wakabiri none nibihekane nzimo bikeye nitwishiramo kuja kwiga kuri kurebaga ari amafaranga ngo umushinga ahubwo batangiraga amafaranga kangari akaba mbazaga ikayijana 50 nkakuba ibirenge ariko mbaza amafaranga 5 nkareba hejuru uretse kuvunika bo bari kwishyurirwa n'umushinga ariko nibamara kwiga bazahita babona akazi cyetse ahubwo batwishuriye niba bazatwishyurira okay atawishuriye namuterura nkamukubita hasi nkamusyonyora ukuntu mvunika nanje arangoraga ntabwo z'abanyamanza arangoraga uretse ko nanje nkurikije amafaranga maze kumutakazaho n'ibiro maze kumutakazaho yari kunkazakaza ariko mbaza ibidakwiriye n'ibikwiriye sha ndamutse mu bw'icifuzo canje cyuko ngomba kwiga nkuko tubisezeranye ibitoki bikomeye uranyishima ndahingaga ngese simpinga ahubwo abarimo n'ubugome ndakubonye cyangwa ubugira ngo mvune imbavu oya pe kwizina ry'Imana byanyabyo urankunda ndagukundaga pe ahubwo nzakwibuza nubwo utankunda uzankunda ku gahato kuba uri mukuri wacu ntabwo bivuze ko wamshyiragaza kwibuza uritonda wawe turaziranye ukora ibintu byose ngo ubishiremo inshuro barimo mbazi n'abaravuga Rwanda kunyamuwe ntabwo uzi ko turi bene mugabo umwe bene mugabo umwe ibyo wabwiye kwa Donatira hara ntabwo mbizi jewe sawa nyine ego bikira Mari ewe kanigendera kandi uce utari warana nyiranko uramuke urarakaye nta nese ubundi narakara nakwimaza iki
reka ibyo wakora byose jya umenya ko twasigaranye ariko nyine wijaje urumva amabwire we kujaje urumva uje uravuga ibyo wabonye ibyo utabonye ubyihore ntacyo byakumara byasenya imiryango nkubwije ukuri ngahuramo uretse kugenda nyirabutari rutazabura ubwenge nubwo dufite ibyo dupfa ariko dufite icyo dupfana nta kintu dupfa rwose bariya abagabo bacu nibamara kwiga ariya mafaranga gitifu yatubwiye y'inkunga bakayabaha utazabura ubwenge ngo ugere gwarayabari gariya amafaranga kwa nje uzagajera ngiye ko nanjye yiwanje aryo uzayabara ayiwe data we hari aho ni hadapfa igisambo hazapfa nyirurugo reka nkubwire nanjye niyo tageti nico kintu ndi gucungana naco ngo asoza amashuri mfata amafaranga nanjye yasoza nyacakira sawa rero umugambi nugo nguko uretse kugenda nagusomye ku kagwa ka Mwarabu higo si ayiwe data ariko wewe ukangumisha hanze nagusomye ariko nyagasani reka tuvindi Basha, nindo tsunitse mwambwa. Reba kuko utumye badutsinda. Urabona atari kosa ryanyu. Ntabwo muzi kwataka, nk'abadefenseur bati. Reba ukuntu bagutsinze cyane. Ntabwo muzi kwataka Mbona? Ndahari ndabera kakagu. Kafata muhoro wanya nimbwa. Kanda gace. Simani. Umbas. Ariko umutuku oya ndebe rwanda tfushije rwose ntabwo ari wowe wivuga geregwa ubu ndare hasi hangana abantu ugira uti cungana n'uwawe harya nyamuka mbabarira umbwire wavuye mu rugugiye nshaka kumenya aya ni amasaha yo kuva ku ishuri cyangwa tugende bayo nabwo kwa jibere tugende nari ndimo kukubwira iyi nani kaye nakugurira iyi ni kaye iyi ni kaye nakugurira inde bateye wakakana kuko tugende ko kwanoza ko kubera iki koko nyagasani mana ariko mani ishobora byose nyarutanga baradiye Nese ubwo yumye nagerageje niyo nabanje pe Nese ubwo wagerageje nimba ari yabanje yumye ariko niba hari ahantu hangoye guke n'aha hantu kwikora byabaye ubuki ngo kwikora habaye ubuki nase noneho mu kwaha mane we n'ubu haracyari icyuya ushake se gira icakwa ku buryo wambwa ngo biracyaje Angura mutayere yabishizemo. Yatademo icyuya se. Ese umuwoze? Ngo? Woze. Nese ko cyaje. Ko nafuze ukabugiye kwambara ibiki. Ugiye kwambara imyenda imeshe utoze. Nese ntabwo uzi ko cyaje noze ibirenge. Koga ibirenge no koga umubiri birahurira hehe? Nese ibirenge n'intuza wajireka. Nyine jye ugerageza noneho uze kumbabarira ninjoro ngutsirite. Ngo? Umbabare ninjoro ngutsirite. Ese wiga nta nubwo bajye bareba isuku. Anyway.
Mwiriwe. Yego. Muraho. Abo neza. Amakuru ki? Makuru turashima. Yego. Yego arese. Mumeze gute? Mumeze gute? Turaho. Icara ngo akagwate. Ubwo nanje mvuye mu murima. Ari nashe. Utunyinya njaga ndagira ikibazo c'umuvuduko. Ubwo nanje kugira ngo nduheke nyicara. Kugira ngo ndicara Jeregwa yarimo se? Jeregwa yarimo. Nyamukambwe ntawe. Nawe? Nuwiki? Jewe ni profe we. Ndi profe we, ndi mwarimu we, ndamwigisha. Ndarinje kumusura ngo ndebe amakuru ye. Aha, wa muntu wese waruje kumusura uramunyeshuri rero nukuja muramuncungirira hafi urukubona ari kwiga kuze. Ni byiza ko nyene mukomeza kuzaja murabimucengeza murabicumenya. Nshaka ko abimenya kabimetiriza ku buryo azaba umugabo ufatika mu mashuri. Nico nshaka. Jeregwa rero buriya. Kamubwiye wa mubyeyi. Yego. Urabona ko muheruka cyagiye yiyandikisha. Nibwo sibwo duherukana? Je nibwo muheruka. Mubona muri classe iri full. Pese classe yose. Uwi wanje? Yego. Ariko reka nkubuze. Isuku hari ubwo bigeze bakubwira ngo ngiye ngo mu ishuri ngo cyangwa isuku na amatwi. Isuku ni abandi bana mwigana boga. Nanje ndoga ari. Simubwe ngo Koga ibirenge bawoze. Umva nkwe ibyo tubivemo. Mpereza nigende. Iki? Hari ibyo nibagiwe. Iki? Ibiki? Nibagiwe. Genda jya ku ishuri. Nje ku ishuri se naryenjiramo ntayajyanye. Wiki? Nukuri ntago naryenjiramo ntayajyanye. Mwara, urashaka andi mafaranga? Badutumye amafaranga y'ibintu batubwiye ayandi menshi ariko none amafaranga batubwiye kuri kw'Imana azati byibura ndi muzayazana inyuma wenda buhoro apana bigendanye na yayandi waraduha ati byibura atari kwa yangayo yo ni ingenzi. None urashaka iki? Sibuka ko wamaye amafaranga y'icyongereza. Yego. Si wari wampaye n'ay'imibare? N'ayiringara. Si wari wampaye n'ay'iringara? Ko nta narimwe warivuga? Ko nta narimwe uraza ngo uvuge iringara. Nyine urumva nta nose twari kuryiga ntarabyishyura. Ejo bundi yaherutse kuza ku ishuri bakerewe we n'abandi banyeshuri ntazi ariko bari benshi mbatuma ababyeyi. Ndangije mbwira wo Jeregwari ndamubwira ati se Jeregwari ko naheruka kukubona ku ishuri ufite ikibazo ki? Wenda abandi bana ndabakubisa akanyafu kubera ko abandi bo baraza bagacererwa umunsi umwe undi bakaza bagacererwa ariko Jeregwari we namubonye yanakerewe mperuka kumubona ryari wa munsi yaje kwiyandikisha. Sasa rero sinzi ikibazo afite uramuga. Cyose mwana wa geza aho ngaho. Uvuze ngo nyamukambwe ngo aheruka ngo turukuza kumwandikisha naheruka ku ishuri. Nukuvuga ngo muza kumwandikisha yizo umunsi wose niho muheruka kumubona umunsi. Nta munsi. Nyamuka. Wiriwe. Niko se Jeregwa. Wiriwe. Yego. Icara. Niko. Icara. Bite teacher. Vuye. Vuye. Miss teacher, can I go out? Agashuri kacu karimo amashusho mwarimu wacu uradukunda. Ubu bandi ko bari kwiga weho uri hehe? Aka numa abanye nakubwiraga. None se nyine reka nze rero tuganire tuje inama. Kumbwiye ngo ntabwo yigaga ibyo ngibyo ari kuvuga n'ibyo ambwiraga bikuraga. Nakubwiye ngo mweruka ku munsi wa mbere yiga ishuri ryose. Nuvuga ati ishuri ryose yaryize mu gitondo na nimugoroba. Ikindi gihe yashoboraga kuza mu gitondo nijoro simubona cyane nimugoroba. Cyangwa akaza nimugoroba kandi nabwo yakerewe. Yaje nk'iminsi 3 gusa. Ariko humura nzahita nza ndidebuza. Buri somo ryose no kuryishura koko. Timaye nka data ariko ubanza wowe uza ko ari ya mashuri yayandi ya kera cyane. Funga se. Atari amashuri y'intuzo. Urumva? Barashaka ngahe noneho? Urumva aya mafaranga byo yihutirwa na amafaranga yabiri y'ibibazo bibe. Irya mbere ni ugusenya ishuri. Gusenya ishuri? Kuri senya n'amafaranga cyangwa no kuryubaka? No kuryubaka cyangwa nyine urumva
urabona ko twiyongereyemo turi abanyeshuri bangahe. Hari abanyeshuri bari baka kandi twebwe twagiyemo abanyeshuri basa n'abatangiye murababyiga none baravuga bati tugomba kuzana 5,000 byo kongera. Ni ibyo ngibyo nyine ni ugusenya hatonya bakongera hano. Urumva niba mu gusenya nimba ari 5 wenda bo bazakoresha 100 cyangwa 200 ariko nyine ni itegeko. Ayandi bantumye bavuga yuko na isomo ryitwa koresha. Biki? Isomo ryitwa koresha. Iryo somo ryo isomo ryitwa koresha ni isomo rijyana umuntu rigatuma natwara indege. Iryo somo ngo bita koresha. Ngo rituma n'umuntu atwara indege none hahandi ku buryo. Koresha. Koresha. Yo nangahe? Yo nangahe? Bari bambwiye 15. Ni 18 ariko bari bambwiye ngo manze nzane 15 ubundi ngo 3 bazabizana nyuma. Ariko ni koresha. Yagucumura ku mwama akagucumutwe. Wanturiwe. Ayo mafaranga umbaza wumva nyakura hehe? Hari abantu minga amafaranga. Ariko nimba utahinga erega amafaranga ibihumbi 10 n'umunani ariko 3 byo ariko bibaye akarusho nabijyanira icyarimo. Ibihumbi 18. Niko se Jerego. Ngo wasubuza ngo iki? Ngiye ngo iki? Je. Toi. Nous avons il faut. Igitabo Nyamukambwe. Nyamukambwe. Mbabarira usobanurire mwarimu wawe ubu ngo aje kugushaka ntabwo ujaga ku ishuri kandi nta munsi w'ubusa utabaga hangaho unateje n'umutekano muke. Ishuri njaka nibyo ntashoboye. Ntaje kwikopesha nkagira gute mbabarira unsobanurira ahantu ujaga. Tice naje nuko nari niciye munsi y'intebe. Ngo iki? Waje ngiye kwituma. Winje mu ishuri munyumvire kumusara. Nk'ubu ngubu nje nakubwiye wagiye. Homework nahaye abandi bana ndetse nawe ubwo ngo wiruke. Ibyo nakwigisha kubara kugera kuri 1 kugeza ku 100. Warabifashe? Ego ibyo sibyo naho nawe kujatwe. Mbarira twumve by'impinja. Mbarira twumve. Muhinzi ibiri. Nyamukambabari. Mbabarira Nyamukambwe. Wafashe umwanzuro wagambiriye kuzantesha umutwe kugeza ubwo nzasara. Icupa rimwe. Hari nkaje amacupa 2. Amacupa reka nkubwira. Ejo bundi abanyeshuri bose wabuzi mu barimu wacu dufata ibitabo bishyashya tukabitiza abana kugira ngo bigiremo. Reba abana igitabo bamaye ngo cyagire Rwanda. Reba ko nikimeze. Reba ko nicyaba. Ariko namwe kankubaze tice. Kuko waduha ibyo bintu usingo bizasoma monde. Ukihangana mu kanwa kawe ukavugisha amatama yombi. Kandi nyajyanye byaduhesheshemo ko turi abantu biyubashye. Abandi bana bazana 5 abandi bakaza. Uretse gatoya. Aya mafaranga uburi kunsaba. Nagere gwari barayamutuma. Geregwari. Barayamutuma. Wese geregwari niwe bayatuma wenyine cyangwa twese barayadutuma twese abanyeshuri. Ese ko nshimye ngewe ngira ntankajya muturaka ngacuruza. Koko nka mwene mama nyirabutarura aya mafaranga yakura ko hari inzigirizwa ko. Ayakura he? Iyo mpamvu nyine bijebije azabuwanyu. Yego se. Yampaye azakubura azabikirizo. Azakubura ikibuga. Aramutse akurushije. Tuvugisha ukuri. Geregwari n'ubundi n'umuvandimwe nta kibazo n'umugabo wa mukuru wanjye ageze amahirwe akaba wa mbere ni sawa ariko kebeshya. Nzi ko bavuga ngo umuntu utazi ubwenge barinanga. Bijebije no umudori wigendera. Akira. Bijebije no umudori wigendera. Rero nari nsigaranye imbere n'inyuma nayo. Ndenda komeza nshakisha nese nyakure he? Yakora yo gusenya ishuri. Ubwo aya ryasoma nakubwiye. Uranatinyuka avuga ngo gusenya ishuri cyangwa no kuryongera? Nako kugira. Kuryongereza. Ndakomeza nshakishe nyine. Ndajyana ibyo mfite ku gasantre muri ndaburaye ni mugoroba ndakajyanayo. Ndajyana nawe turatuvuka. Nta kibazo reka nivanga nayo yandi wari wampaye. Nta nubwo ari wayatanze. Ese ko bambwiye ngo ndayatangira icyaro. Nse wambariye ngo bincubije aya ngaya. Ugenda ubanza utanga ayo ngayo. Wewe. Uzi ukuntu bambwiye nayo ngayo yakoreje barahita banyiruka. Genda ku ishuri cyakerewe. Bibutse. Baba we. Yankotsa we. Niki? Uturashonje. Oya. Cenebe 5,000 byo kugura fish. Tanahimbwe neye. Fish kandi igomba kuza Mwara. Cyane umuduri imbere. Jya ku ishuri.
ndakubwiye ngo mvana umudiri imbere aho utagenda ujya kwishura ndagiye nibanyirukana se uko banyirukana kose ariko hari wibwiye ko ndi banke wibwiye ko ndi banke nakazi ka Mwarabu umva nkubwiye ukibeshye ntuzana amanota meza uzabona nyirahotse uwo ndiwe nirirwa mvunika rero wa musaza reka nyine nanje mbanze nkubwire yewe mwarimu uko ureba uko nguko ni amahirwe gadusekeye bituma dufata umwanzuro ari nagura ukureba uko nguko kugira ngo aje kwiga afite izi myaka z'ubukure zingana gutyo ni amahirwe twagize rwose ariko umusaza ntagacija biha umusaza mparamuhendahenda ntinyabona amahirwe gazaga rimwe mu buzima amahirwe gasamuze nta muntu dorerwa nabonye ngo nta munsi w'ubusa nta munsi w'ubusa nka reka mugira inama nka mwarimu wawe ariko mana ko reba uri kwiga ukuze reba igitabo ejo muri naguti ntabwo zashize iminsi ngaho ikintu namwe utica nakankubwiye gutinyuka ugafata umuntu w'umusaza ushaje nkanjye ukanjana imbere ya garamajyori ya zirampinja ngo subiramo ngo uvuga ngo igifaransa ndavuga ibyo mutambwiye ubugira ngo kwigishe gusumbya abandi ikindi kintu nanjye mbonaga mufite nenge ku kigo ngo wakerewe ni ukujya inkoni koko nawe ukubita nagucijeho akanyafu wazajujuka ryari reba kuba guca ibiti uruguca ibikuba ngo uragiye kare kare mu gitondo mu nyombya sinanamubwira ngo nkubure n'iyimbuga ngo abyemere arazinduka ati ngiye kwishuri akazinduka ati ngiye kwishuri none kandi ngaho bari kumpereza igitabo wafashe umunsi gumwe ukagishwanyaguza gute nyamuka koko nta rwana hani n'agaciro ibintu nta nubwo wowe wakimaye umuntu ungana gutyo umva rero wa mugabo reka nkubwize ukuri nudashira ibintu ukabifata seri cyangwa ubifate seri ibintu bishyiremo ubwenge bwinshi wihige neza ushaka ishuri rivemo reba nk'ubu directrice yarambwiye ati genda usure Jeregwayi uriya munyeshuri wacu tumenye ikibazo afite ntabari bamuhindura aracahari biki ushaka kugira ngo bamugusimbuze se wazanjanye ku kigo nabonye bari gutwara abandi bana mu modoka kirasi cyo yatanze ntabwo bakujana noneho imodoka zigirirwa ngo ni ibihe bigo umva rero reba nk'ejo hari ibizamini ubuse uzansubiza izo cupa uri kumwe ibyo uzandika ku gipapuro aha wa muntu we wa mugabo ukwiye kuba seritse dore rero urabona ko ibitabo ari bibiri yego n'iki gitabo kimwe nagihaye bakinsubije hari n'undi mugabo nawe ku mana yanjye rero sinzi abantu bakuru biga bakuze sinzi ikibazo mugira hari undi mugabo bita ngo nimba ari Mwarabu ntabwo ari umuzira nawe ndebera amasireba reba ibitabo ukuntu babimaye bimeze nawe uzi ntabwo muzi umva rero reka mbasige ntabwo muzi gusa ukwiye kwisubiraho cyangwa ukava mu ishuri njyewe nibyo nababwiraga ninje kuya nimba ameze neza cyangwa umuntu intumwa ntabwo yicwaga igendere mwana wanje genda uzagira amahoro n'amahirwe rwose mwako kazi kawe ntabwo twakurenganya ntabwo bayiticha wamibijyo namukambwe rero ureke kunza mu reka kuba ntogota babarira twumvikana ariko nyamuka ibi bintu byaje babishaka barakubitaga cyo kibazo ngo wakerewe ngo ni inkoni ubonye zeru ni inkoni izi zahuma wiruka rero birwaga bari kwandikira abantu buri munsi babonye turi imbura mu koko buryo twakwirwa mu makayi ngo turukwiga turukwandika none si yobewe tagete dufite kaburi ibyo utagetamo babarira umbwire tiba wibe gahunda dufite zuko kuntu kugira ngo turebe ko abantu twabakura haga amafaranga nta ruko ugomba kuba mwishuru ugashishikara ukiga ugafata abantu bigaga bararushe n'agashaka ariko mana mibijyo mvuye guhinga isuka mbaye nkirambika mwarimu abaraje niko kumbwira ibyawe ariko nyamukambwe ko badutumye kandi mafaranga hu